Yes, reka nanjye ngusuhuza dukurikiye n'ibya gaciro gakomeye cyane kuvuga ko natwe umwanya nk'uyu nguyu ndagusuhuje kandi ngushimira kuba warahisemo iyi cana. Kuri kamera ndi kumwe na Bishop Abel Buhungu, nishimiye kubana nawe Bishop. Murakoze cyane Vode. Meze neza? Meze neza ndashima Imana. Yego. Kandi nene bamvuga nti imvura iyo hageze ihitiko. Imvura ni ikimenyetso kigendana na Eliya umukozi w'Imana. Ico kimenyetso nahawe. Iyo tubivuga gutya hari abantu bahita babyumva cyane nk'abantu bari Rubavu barabibonye mu masengesho twakoranye mu ubushize. Aho haguye imvura ikarwa umunota umwe. Imvura yaguye umunota umwe? Yaguye umunota umwe ihita irangira ako kanya. Ubwo rero Imana yarambwiye ko aho nzajya hose ikimenyetso kigendana nanjye ni ikimenyetso cy'imvura. Rero rwose ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ari mu gihe cyayo, niyo haba muki ubwo nuko ikimenyetso ngendana nacyo ni imvura. Ikimenyetso kigendana nacyo ni imvura? Yego. Okay. Aha Bishop, ngaho dusengera twinjiye mu kiganiro. Mwami Yesu turagushimye turaguhimbaje, uracyari ya Mana ivuga bikaba yategeka bigakomera, Imana yica imigambi y'incakura, Imana yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwinshi, Imana yakuye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi. Turagushimye turaguhimbaje kuko uduhaye umwanya nk'uyu kugira ngo tuganire n'abantu bawe. Abadukurikiye bose reka bubakwe n'ijambo rigiye kuvugirwa kuri Narada TV ndetse no kwisezerano TV, kandi imitima yabo yubakwe mu izina rya Yesu. Nyemerera rero ubane nanjye kandi nasame wivugire nsome usobanurira abatwumva bose mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. 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 Bishop, ugiye gutya rero kaduhanurira. Yego. Ubuhanuzi bw'i Burundi. Yego. Avuze ati ibintu bigiye gutungana, impunzi zitahuke. Yego. Ariko ejo bundi twabonye impunzi zabaga hano mu Rwanda. Yego. Zitahuka. Zafashe icyemezo bati mu Burundi hari amahoro, reka dutahuke. Aho ngaho ntimwaba mukirimo kwibeshya ko amazi akiri yayandi, ahubwo Dawidi Imana yavugaga ari ndayishimiye. Mbo icyambere niba mwarabonye zitahuka cyangwa se zihunguka, twaravuze ko zigiye gutahuka, none urumva ahubwo ubuhanuzi urumva budasohoye turimo neza. Ariko ntabwo gutahuka kwazo twavuze ari kuriya mwabonye. Gutahuka ni ugutahuka kw'impunzi zose, ntabwo ari za hano mu Rwanda gusa, ahubwo ni ziri no mu bindi bihugu, Bugande, Kenya, Australia, Burayi, Amerika n'ahandi hose, Bubiligi n'Ubufaransa, Sweden n'ahandi. Ariko ubwizo mu Rwanda zatahutse, buriya n'izindi zizatahuka. Zizatahuka ariko nanone igihe kiri hafi, ntabwo biri kure cyane. Gusa iby'Imana yavuze byose bizasohora, ibyavuzwe n'umuntu ntibizasohora, ariko ibyavuzwe n'Imana byose bizasohora. Rero ntabwo twavuga yuko bitazasohora kubera yuko iritararenga ntawe uritera ingata. Gusa uraza kumfasha, tugiye kuganira cyane n'abarundi batwumva bari hirya no hino ku isi. Ariko turifuza kubanza kuganira ku ijambo riri muri Yesaya ibice 4, duhere ku murongo wa 4. Yesaya ibice 4 turasoma umurongo wa 4 tugeze 6. Some? Yego dusome. Yanditse ngo ubwo ngubwo Uwiteka azaba yuhagiye imyanda y'abakobwa b'i Siyoni ayimazeho. Yego. Kandi azaba amaze amaraso muri Yerusalemu. Yego. Ayamarishijeho umwuka ukiranuka n'umwuka wotsa. Wabyumvise bimwe twavuganye mu kiganiro cy'ubushize. Kandi hejuru y'ubuturo bwose bwo ku musozi wa Siyoni no mu materaniro yaho, Yego. Uwiteka azaharemeraho igicu n'umwotsi ku manywa n'umuriro waka ukamurika nijoro. Yego. Maze hejuru y'ibyubahwa byose hazabeho igitwikirizo. Amen. Amen. Mwumvise yuko Uwiteka azuhagira abakobwa b'i Siyoni, kandi azamaraho imyanda yose, ayimarishijeho umwuka ukiranuka n'umwuka wotsa. Tubonye imyuka ingahe? Tubonye imyuka 2, umwuka ukiranuka n'umwuka wotsa. Uwitwa Ndabarasa Egide azagenda bibasobanuriraho neza, uretse ko yagiye anabivuga ngira ngo abenshi bamaze kumumenya. Yahanuye ibi bintu cyane.
hanyuma avuga ku mwuka wa Eliya. Ni ibi rero twavuze mu kiganiro cy'ubushize ko Uwiteka azeza akamaraho imyanda yose mu gihugu, yego, akuhagira abakobwa b'i Siyoni, akamaraho imyanda yose muri aka karere, abikoresheje cyangwa bikujeho umwuka ukiranuka n'uwotsa, imyuka ibiri. Rero mu Burundi agiye gukuraho imyanda yose. Abantu bangije igihugu bakazana imyanda mu gihugu, bakirirwa bica abantu, bamena amaraso, bakirirwa bakora ibizira, mbega igihugu kikaba igitutsi mu mahanga. No kuvuga ngo Uwiteka agiye kubirangiza, akureho ibi bintu byose twumvise, abikujeho umwuka ukiranuka n'umwuka wotsa. Mu yandi magambo turumvise ko imyanda yose azayikuraho. Muri bya bihugu bitanu tumaze igihe turi kuvuga, harimwo u Rwanda, u Burundi, Kongo, Tanzania n'Ubugande, azakuraho imyanda ayimareho kugira ngo igicaniro cy'Uwiteka noneho kibashe kwaka. Ngira ngo mwabyumvise, wumvisemo n'umuriro. Mu kiganiro cy'ubushize twavuze yuko tuzacana umuriro, igicaniro cy'Uwiteka kikazakongeza ku isi yose. Nibwo bubyutse tumaze iminsi turi kuvugaho. Rero ibyo tuvuga abantu babisome nk'uko turangije kubisoma muri Yesaya ibice 4 uhereye ku murongo wa 4 ukageza 6, bazabona intego y'ibyo tumaze iminsi tuvuga byerekeranye n'igicaniro cy'Uwiteka ndetse n'ububyutse. Hanyuma rero mu Rwanda no mu Burundi, muri Kongo, Tanzania n'Ubugande, ibi bihugu bitanu harimwo igicaniro cy'Uwiteka, kandi isezerano Uwiteka abasezeranyije ni ukumaraho imyanda yose muri aka karere. Abantu bahumanyije aka karere, yego, bagakora ibizira, na cyane cyane ibi bintu biteje imyanda muri aka karere tuvuze, harimwo kumena amaraso, intambara, harimwo ibizira byitwa gute, abantu bakuramwo inda, harimwo ibigirwamana, yego, abantu bakimura Imana. Ibi bintu byose Uwiteka yabyise imyanda. Uwiteka rero agiye kubikuraho, abimarisheho umwuka ukiranuka n'umwuka wotsa. Ntabwo ari ibintu byoroheje, ababyumva tubivuga ni ibintu bikomeye. Uburyo Uwiteka azabikoramo harimwo kuzahana, yego. Hanyuma rero umwuka w'ubutinganyi nawo urimwo muri iyo myanda, umwuka w'ubusambanyi urimwo muri iyo myanda, imyuka y'abapfumu, ubupfumu nabwo burimwo muri iyo myanda, yego. Ni ukuvuga ngo aba bantu baboneza ibintu bise kuboneza, n'amareta amwe yagiye abyemeza, Uwiteka ntabwo abyemera. Nabyo birimwo muri iyo myanda kuko ni ukwica, yego. Ngira ngo abantu badukurikiranye barabonye n'uwitwa Donata Tuyizere yabivuzeho cyane. Ibi ni ukwimura Imana, yego. Ibi ni bizira rero Uwiteka agiye gukuraho, kandi abimarisheho umwuka ukiranuka n'umwuka wotsa. Muri iki gihe cy'ububyutse rero Imana igiye kugarura ku isi, ntabwo ababyeyi bazakuramwo inda, ntabwo bazanaboneza. Uwiteka azabikuraho kuko nabyo ni imyanda, kandi ntabwo kumena amaraso bizaba bikihari. Abantu bicana, iyo nayo ni imyanda Uwiteka abara mu karere k'ibihugu turimo. Uburundi rero bwitegure, u Rwanda rwitegure, Kongo yitegure, Tanzania yitegure, n'Ubugande nabwo bwitegure. Uwo mwuka wotsa n'umwuka ukiranuka hose muri ibi bihugu bitanu, uyu mwuka uzahanyura. Hanyuma Uwiteka azisigariza abamwubaha, abandi nabo azabakuraho abamarishijeho iyi myuka ibiri. Rero
ntabwo iyi ngoma ya Evariste nayo izasigara. Mwabyumvishije? Kubera ko nayo yakoze ibizira bitanejeje Imana. Uwiteka agiye kugarura agaciro kayo muri ibi bihugu bitanu, kandi azakoresha umwuka wotsa n'umwuka ukiranuka. Uwiteka arashaka rero abantu bamukiranukira, abantu bamusenga bamwubaha kandi bamutinya. Abatubahiriza ibi bintu turi kuvuga Uwiteka azabakuraho. Uwiteka arimwo aratoranya abantu bazamukorera kuri izi ngoma Uwiteka agiye gushiraho, akuyeho izari zihasanzwe. Ikindi gikurikiyeho nuko inkozi z'ibibi, abanga Imana ntibayisenge, nabo Uwiteka atazabasiga. Umuririmbyi yarabivuze ngo abanga Imana ntibayisenge bose bazapfa be kwibukwa. Mu yandi magambo turavuze ngo murarikiwe gukunda Imana no kuyisenga. Abanga Imana ntibayisenge bose bazapfa. Umwuka wotsa n'umwuka ukiranuka. Ntabwo rero abantu batemera uwo mwuka ukiranuka bazabana n'Imana. Babyange babyemere. Turabona intambara hirya no hino muri aka karere zirimwo kugenda zihitana abatari bakeya, ariko abantu bemera ubu butumwa Uwiteka azabarinda. Izi ntambara zose Imana zirimwo, abamarayika bazirimwo, abarimbura n'abarinda bose barahari, twagiye tubisobanura. Imana irashaka kugarura agaciro kayo ku isi, kuko mu by'idushinja harimwo kwimura Imana, bakimika ibigirwamana, bakimika abapfumu, harimwo abo twagiye tubona hirya no hino, ba Sarongo, ba Rutanga rw'amaboko n'abandi bari hirya no hino. Ntabwo Imana ibashaka muri aka karere, kubera yuko aka karere Imana igashakamo igicaniro cyayo. Abarinzi b'ico gicaniro n'abarinzi b'inkike Imana irimo kubatoranya. Abantu badukurikiranye bazagenda babumva cyangwa se babamenya hirya no hino mu turere. Ntabwo rero Imana ishaka abapfumu. Umwuka w'ubupfumu turawusenya mu izina rya Yesu. Iki gicaniro umuriro wo kuri cyo ugomba guhora waka ntuzime. Nico kintu Imana iri kudusaba. Ibindi byose Uwiteka azabikuraho abimareho. Ngira ngo twabibonye. Hari ikindi mwifuza kumenya kuri ayo makuru? Niyo mpamvu Uwiteka narangiza kweza ibi bihugu cyangwa se aka karere nk'uko dukunze kubivuga, nibwo impunzi zose zizagaruka mu bihugu byazo. Nibwo impunzi zizatahuka. Ntabwo ubu buyobozi na cyane cyane nka Evariste Ndayishimiye Imana igaya, turababwiza ukuri yuko atazaba akiyoboye. Kandi ibi tubabwira na bene byo barabizi, nubwo babyirengagiza ariko barabizi. Kandi abenshi ibyo tuvuga barabifite, bazi ko ibyo tuvuga ari ukuri. Barabyicaranye. Ubuhanuzi ntabwo buca mu muntu umwe, ahubwo Imana ikoresha abatandukanye kugira ngo abantu bemere yuko ariyo ivuga. Rero Evariste Ndayishimiye we mubaza ku isonga arimwo, ubuyobozi bwe bugiye kurangira. Nta gihe gisigaye akiyobora,
kandi nawe kuko yimitse ibigirwamana agakorana n'abapfumu wa mwuka wotsa n'umwuka ukiranuka bizamukuraho